ubusanzwe hari abavuga ko ikoranabuhanga ari ryiza ariko ku rundi ruhande abandi bakavuga ko ari ribi. Ese mu by'ukuri bavuga ko aba bantu bombi uba ari mukuru ari uwuhe? Tutanyuze ku ruhande aba bombi baba bari mukuri, ariko nanone tubisobanuye neza, umuntu uri mukuri ku ruhande rwo kuvuga ko ikoranabuhanga ari ryiza, ikoranabuhanga riba ryiza bitewe n'icyo rikoresheje kandi rikaba ribi bitewe n'icyo rikoresheje. Niyo mpamvu tuvuga ko abantu babiri bombi ibyo baba bavuga ari ukuri. By'umwihariko rero turagaruka ku bijyanye na social media dukoresha, izi mbuga nkoranyambaga abantu benshi tumaze kumenya cyangwa se tumaze no kumenya kuzikoresha, aho tutajya twita cyane ku mikoreshereze yazo. Nubwo zakozwe zikakorwa n'abantu runaka, ntabwo zakozwe ngo zibikwe cyangwa se ziza ari zina gusa, ahubwo zakozwe kugira ngo abantu bazikoreshe. Ariko se nanone nyuma y'uko zimaze gukorwa, abantu bazikoresheje cyangwa se bazikoresha mu buhe buryo? Ikoranabuhanga ari naryo dusangamo iki gice cy'ikoreshwa ry'amasocial media cyangwa se cy'imbuga nkoranyambaga, ari nacyo gifite uruhare runini cyane mu gutuma ibintu bigenda nabi. Kigiye kuzatuzanira ibitari byiza kurushaho, nubwo cyamaze kubizana, ariko uko tugenda turimenyera cyangwa se uko dukomeza gukoresha iri koranabuhanga rituma tugera ku bintu byinshi bitari byiza kuruta uko tugera kuri byiza. Icyo mbivugira rero ni uko hari abantu benshi bamaze igihe kitari gitoya usanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko urubuga rwa TikTok, urubuga rwa nako tuvuge imbuga zose muri rusange, hari za TikTok, za IG, za Facebook n'izindi muziko mukoresha, aho usanga hari nka video yakozwe y'abantu runaka, ugasanga muri comment higanjemo ubusabe bw'ibintu runaka bitandukanye. Urugero, niba ari nk'umuntu watangaje ko hari video yabonye y'umuntu runaka, ugasanga abandi bashishikazwa no kuyimusaba. Ese umwanya duta kuri za mbuga nkoranyambaga zidukoresha turamutse tuwutaye mu bidufitiye inyungu, byatubyara inyungu ingana ute cyangwa se byatwinjiriza bingana iki? Icyo mbivugira rero, hari ibintu bimaze igihe bitrendinga cyangwa se bicicikana, aho byabaye nk'aho bikomera ubwo amafoto y'umunyamahanga yari asohotse, uwo twamenyeye cyangwa se uwo tuzi ku izina Balthazar. Ayo mafoto rero n'amavideo hamwe namwe kuva yasohoka, si uko na mbere yaho hatari ibindi byari byarasohotse, ariko by'umwihariko nyuma y'uko ayo mavideo n'amafoto ya Balthazar yarasohotse, ibintu byabaye ibindi byabaye nk'urwenya, byabaye nkaho sinzi uko twabivuga. Nyuma yaho rero nibwo hagiye hasohoka n'andi mavideo cyangwa se amafoto by'umwihariko y'urukozasoni ku muntu runaka, by'umwihariko y'abagazwi cyangwa se ari icyamamare. Ugasanga za mbuga nkoranyambaga dukoresha, abazikoresha bari muri comment basaba wamaye, nanjye wamaye ya foto, wamaye ya video, wamaye. Ese rimwe na rimwe twibaza tuti, ese babe bandi bayasaba bagiye kuyakoresha cyangwa se abafasha iki? Ni icyo abungukira cyangwa se niki bunguka mu kureba cyangwa se mu gutunga ayo mavideo y'ubwambure cyangwa se y'urukozasoni baba bahawe? Wenda kubazitanga ahanini bavuga ko babikuramo amafaranga, kuko rimwe na rimwe ujya kubona ukora nko muri comment umuntu yanditse ati wamaye video, cyangwa se uyifite akavuga ati 10,000 kubara fati kubara bashaka iyi video, cyangwa bakaba bayitangira ubuntu. Mbese n'uruhererekane rw'ibikorwa bidashimishije cyangwa se bitari byiza biri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kandi bikabarirwamo cyangwa se bikabonekamo abantu bose. Ntabwo izi mbuga zizabuza umwana cyangwa se umuntu mukuru kuzikoresha. Ubwo ari we wese nyine afite uburenganzira bwo gukoresha izi mbuga. Rero ibyo dukora byose, ibyo washyizeho byose, ujye umenya ko ntabwo ari wowe uri kubireba cyangwa se uri bibirebe wenyine. Niyo mpamvu rero usanga abantu bavuga cyangwa bagakora ibikorwa bimwe na bimwe bitari byiza, nubwo hari inzego zibishinzwe zita zibirwanya, ariko aho tugeze noneho birakabije, aho umuntu asigaye ashimishwa cyangwa se ategereza ko hari ikintu kiba kuri mugenzi we kugira ngo abe yamushyira hanze cyangwa se abe yamutarama. Reka bari ko dukoresha ijambo kugutarama, ariko nanone wakibajije uti icyo ndi gukorera mugenzi wanjye abaye ari njye bari kugikorera, nakifata ute cyangwa se nakisanga ameze muri iyo situation nakitwara nte? Rero ntitugashimishwe no gusebya abandi, ntitugashimishwe no gukora
ibyo twishimiye ariko abo turi kubikorera batabyishimiye, kuko usibye uwo mugenzi wawe none ejo ashobora kuba wowe, kuko ntabwo umuntu abyuka ngo atekereze icyo gukora aze kugishyira mu bikorwa. Hari igihe ubitekereza ukabishyira mu bikorwa, hari n'igihe umunsi wawe ugenda uko utawupanze, ugasanga hari ukuba ukoze ikintu utageze ubipanga ugasanga kirabaye. Rero icyo kintu iyo kibaye ahanini hari ubwo kikuzanira ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi mu buzima bwawe. Ibi byose twabivugiraga rero igikorwa kimaze iminsi kibaye cyo kuba umuhanzi witwa Yamano, aho hagaragaye amashusho ye y'ubwambure cyangwa se ari mu bikorwa bitari byiza, by'umwihariko nyine amashusho rimwe tuvuga ko ari nk'ay'urukozasoni. Nyuma y'uko asohotse rero abantu benshi bagiye bayatangaza, hari abayabonye hari abatarayabonye, ariko by'umwihariko iyo ikintu cyageze hanze, by'umwihariko kuri aya masosho media dukoresha, biba byarangiye ni nk'aho kiba cyageze ahantu hose. So rero nyuma y'uko aya mashusho asohotse, murabizi ko byagenze, yagiye akwirakwira ahantu hatandukanye, hari nabwo abantu benshi bagiye bayasaba, mwamaye nanjye nkareba, mwafite akaba yavuga muri comment unyandikire inbox ndakuhereza video mu amafaranga cyangwa se ndayiguha nawe wirebere, mbese ugasanga ni ibintu bidasa neza cyangwa se byakaye bigaragara neza mu maso ya rubanda. So nyuma y'uko bibaye rero nibwo uyu muhanzi yagiye kwifashisha inzego z'umutekano agatanga ikibazo, bikaba bananagikurikiranye, aho bafunze bamwe bagize uruhare mu gukwirakwiza aya mashusho. Ariko kandi nanone ku itariki ya 26 Ugushyingo 2025 nibwo haje nanone gufatwa cyangwa se gutabwa muri yombi uwitwa Jihad n'uwitwa Nesta. Abangaba amazina yabo nyakuri, Jihad ni Cyprien uzaba kiriho, hanyuma Nesta ni uwitwa Kwizera Nestor. Aya mazina akaba yakoresha mu bindi bintu runaka, nk'uko n'abahanzi baba bafite amazina yabo ariko baga bafite n'irindi zina ry'ubuhanzi. Rero abo batawe muri yombi bakurikiranyweho kuba basakaza amashusho y'uyu muhanzi Yamano, amashusho nyine atari meza cyangwa se amashusho y'urukozasoni nk'uko tubizi byari bamaze iminsi bivugwa. Ariko kandi nanone ntabwo abangaba ari bo bonyine, ahubwo baje basanga abandi bari barafashwe mbere. Ntabwo iki ngiki rero icyo turi gutindaho, kuba bafunzwe nyine bafunzwe ni ugufungwa by'agateganyo, ibyo bakurikiranyweho byabafata bakaba babakatira bitewe n'icyo amategeko agena. Ariko nanone icyo dushaka kwibandaho twakwibaza tuti ni ukubera iki abantu dushimishwa no gusebya abandi, ni ukubera iki abantu dushimishwa n'ibikorwa bitakabaye bidushimisha cyangwa se tunyurwa no gukora ibintu bitatubereye neza cyangwa se bitatugendekera neza bitadufitiye inyungu. Ese ibi bikorwa bimeze uku nguku ubundi byahagarara gute nyuma y'uko amasosho media umuntu afite uburenganzira bwo kuba yakoresha amazina, imyirondoro itariye yamugaragaza uwo ari we? Ese ubundi guhagarika ibintu byaba byoroshye ku buryo wenda uretse abangaba babivuga cyangwa bagatangaza amashusho cyangwa se n'ibindi bintu bitari byiza bakaba bafungwa, ubundi abandi bantu bo busanzwe bashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga bagakoresha imyirondoro itari yabo bakaba basangiza abantu amashusho cyangwa se ibindi bintu runaka, niyo byamaze kugera hanze n'ibyo byarangiye nibwo bazakora iperereza bagafata umuntu abitangaje. Ariko n'undi byamaze kugera mu bandi bantu ko bitazabura kuvugwaho, hakorwa iki kugira ngo ibi bintu bicike? Cyangwa se niba itari ibi ngibi dukeneye ko byacika kubera ko izi mbuga nkoranyambaga zagiye zizana ibintu bitari byiza, byazacika mu buhe buryo? Birakabije rero, ariko nanone nta nubwo byakabaye bibaho. Gusa niyo mpamvu twavuze ngo ikoranabuhanga nyine ryaziye ibyiza ariko rizira n'ibibi. Hari abakoresha ikoranabuhanga kugira ngo ribafashe mu bintu byiza, ariko hari n'abayikoresha kugira ngo bagire ibyo bangiza. Gusa ntabwo ari cyo twakabaye twitaho, nta nubwo ari cyo twakabaye turi kuvuga muri aka kanya, ahubwo twakabaye turi kwigaho twebwe ubwacu tukavuga tuti kubera iki twangiritse, kubera iki dusigaye dukora ibidakwiye. Reka rero tujye dukoresha buri kintu n'icyacyo, tureke kugikoresha mu gihe kitari icyacyo, cyangwa se tureke kugikoresha ibyo kitakagombye gukoreshwa, kugira ngo ubuzima bwacu tutazajya tunaburoheka mu kaga tutari tubizi. Ntabwo twavuga ibintu byinshi, ariko twari turi kwiga by'umwihariko
ku bijyanye n'uko dukoresha ikoranabuhanga by'umwihariko ku social medias. Ese birakwiye ko dukomeza kubikoresha uko tubikoresha cyangwa se hari ibyagahindutse mu kubikoresha? Ese byanashoboka ko igice cy'ikoranabuhanga aricyo twavuze cya social media banazihagarika? Nabyo byashoboka, ari abazihagarika bazahagarika, ariko muzareba hanini niyo bagufungiye urubuga runaka minota ingahe gusa wumva amaraso yahagaze. N'abantu ntabwo bakita ku mirimo, abantu ntabwo bagikora, icyo batekereza gusa ni ugutekereza ikoranabuhanga, ni ugutekereza social media. Mu kanya video yancitse, mu kanya n'ibiki byancitse, mu kanya ninde wanyandikiye simbimenye. Mbese ibintu nk'ibyo nibyo usanga duhoramo kurusha uko dukora akazi twakabaye dukora. Rero byaba byiza twisubiyeho tukamenya icyo tugomba gukora, tukamenya icyo tugomba kureka, kugira ngo igihe cyacu dufite kuri iyi si tujye tugikoresha neza kugeza dutabarutse, kubera ko n'ubundi ntabwo tuzayihora. Ariko mu gihe ukiyiriho, kubera iki utabaho neza kandi ngo ukore ibyo ugomba gukora, wirengagize ibidakwiye kuba byakorwa. Reka nshimire rero buri umwe wese abanye natwe, kandi nizera ko niba uri muri ba bantu nyine bakoraga ibintu bidakwiye, ushobora gufata umwanzuro, ushobora gufata ingamba ukavuga ko ugiye guhinduka. Birashoboka. Kandi niba utari muri abo bantu, too much respect, ukomereza aho ngaho kandi ujye ufasha n'abandi kuba bamera nkawe, cyangwa se nubwo batamera nkawe 100%, ariko nabo bagira uko bitwara nk'uko nawe witwara. Nshimira buri umwe wese abanye natwe, tuzasubira ubutaha mu kindi kiganiro.